Mwiriwe neza nanone nongeye kuvuga ku kintu kijyanye na porovizwari, ibibazo n'ibisubizo. Reka twikosore bino bibazo. Ikintu nabashishikariza mbere na mbere ni ukanda sabusikarayibu ku buryo buri videwo yose ibagereraho ku gihe. Dore ibisabwa, dore ngibi. Ukeneye n'ibindi bisobanuro, dore nimero ya telefone watwandikira. Reka ntangire n'ikibazo cya mbere. Ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze mu kazamuko gashinze cyane? Hano batubwiye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma iburyo bw'umuhanda yirinda ibyago. B, baratubwira ngo gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C, baratubwira ngo kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D, guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Rero niba ugeze ahantu hazamuka cyane, ikinyabiziga ubwacyo kigabanyiriza umuvuduko. Nubwo wowe utabigiramo uruhare, gicika intege ukabyumva neza ko gicitse intege. Hano rero icyo uzakora, hano umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma iburyo bw'umuhanda yirinda ibyago. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Hano umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B, batubwiye ngo ikinyabiziga cy'ubutabazi. C, bagize ibyago. D, umuvuduko urenze. Hano rero niba uhuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira, kiba kikumenyesha ko cyateza ibyago. Niba cyateza ibyago rero, hano umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Uzagabanya umuvuduko utambukana ubwitonzi kubera ko mugenzi wawe kwereka ko ikinyabiziga cyateza ibyago. Dukomeje n'ikibazo cya gatatu, ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? A, batubwiye ngo agomba kuguma mu mwanya yari arimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C, gutegereza undi muyobozi w'ikinyabiziga ko ava mu muhanda. D, gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bagenzi bahagarare. Rero urumva ahangaha niba uhuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo muhuriye ahantu hafunganye, icyo uzakora ni ukugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Uzagabanya umuvuduko nurangiza usiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Ni umwanya utuma mudakubona ibinyabiziga gusa, uwo mwanya uba uhagije. Buri gisubizo ni B. Noneho ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Niba unyuzweho n'ikindi kinyabiziga, hano watubwiye ngo A, ngo ni ugukomezanya umuvuduko wari ufite. B, kujya iburyo. C, kujya ibumoso. D, kongera umuvuduko. Hano rero icyo uzakora, uzakomezanya umuvuduko wari ufite. Niba mugenzi wawe akudepashe cyangwa akunyuzeho, wowe uzakomezanya umuvuduko wari ufite, si ngombwa mutakaze umurongo. Hano B, batubwiye ngo ni ukujya iburyo. Ntabwo wajya iburyo n'ubundi usanzwe ugendera iburyo. Hano rero icyo uzakora, uzakomezanya umuvuduko wari ufite. Buri gisubizo ni A. Noneho icya gatanu, ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ikinyabiziga cyakira itara ry'umuhondo rimyatsa? Hano niba uhuye n'ikinyabiziga cyakira itara ry'umuhondo rimyatsa, twamubonye ko umuhondo umyatsa uba ukwereka ko ikinyabiziga cyaguteza ibyago. A, ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda, urumva ko nta n'ahantu bihuriye. B, mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo, ntabwo ibicanira umuhondo myatsa byose ari ndakumirwa. C, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Tubonye ko niba yakije uwo muhondo myatsa biba bigaragaza ko ikinyabiziga cyaguteza ibyago. Hano umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko yitegura guhagarara. Igisubizo ubwo ni D. N'ikibazo cya gatandatu, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga
ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara agasanga adakora cyangwa ataka yakora iki? Ngeze ahantu umuhanda nkasanga wenda biriya bimenyetso bimurika cyangwa arizo twita feruje zitari gukora cyangwa zitari kwaka, hano batubwiye ngo a ni uguca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kimuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. b gutwara neza nta gutinda mu isangano. c guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. d gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano rero ucanira rimwe ibinyoteri ugakomeza ariyo ndangacyerekezo, na mugenzi wawe akabigenza atyo muhuriye mu isangano, icyabaho ni uwamwagongana. Icyiza rero wowe ubizi ko feruje zapfuye cyangwa ibimenyetso bimurika bitari gukora, hano ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Uzahaca nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, ugenda witondera bagenzi bawe. Buri gisubizo ni a. No cya karindwi ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? Mbonye kariya gatiriyangere gatukura mu muhanda cyangwa kariya akamenyetso ka mpande eshatu kari ubusanzwe ubundi bemera ko wakabaye gatereka nibura mu ntera ya metero 25 uvuye aho imodoka yapfiriye. Niba nkabonye mu muhanda rero kari kunyereka ko ikinyabiziga bagashyize imbere cyaguteza ibyago. a guhagarara utegereza amabwiriza. b umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. b c kukireka ukagumana umuvuduko wari ufite ugakomeza. d hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu. Hano rero ntabwo wahagarara buri kubonye ahantu hari aka kamenyetso ka mpande eshatu ngo uhagarare, ahubwo icyo uzakora niba ukabonye gateretse mu muhanda, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Buri gisubizo ni b. Noneho cya munani ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye umuyobozi wa autobus iri kuva aho zagenewe guhagararamo? Niba mbonye ino modoka itwarira abantu hamwe muri rusange iri kuva mu cyapa cyazo ishaka kugaruka mu muhanda, ubundi mu mategeko y'umuhanda bavuga ko umuyobozi wese uhuye n'ikinyabiziga gitwarira abantu hamwe muri rusange akasanga gishaka kugaruka mu muhanda kiva aho zagenewe guhagararamo, agomba kukireka kikabanza kigatambuka. Igihe uhuye n'imodoka itwarira abantu hamwe muri rusange iri gushaka kuva aho igomba guhagarara ishaka kugaruka mu muhanda, uzagabanya umuvuduko reka ibanze itambuke. None rero batubwiye ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye umuyobozi wa autobus iri kuva aho zagenewe guhagararamo? a batubwiye ngo gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. b gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. c gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. d menyesha umuyobozi wa autobus aguha inzira. Hano rero dukurikije ibyo tubonye, niba ugomba kureka umuntu utwarira abantu bamwe muri rusange akabanza agatambuka, ubwo wowe uzagabanya umuvuduko maze wireke ibanze ikomeze. Buri gisubizo ni b. Noneho cya 9 ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora igihe ahuye n'amatungo mu muhanda? Hano umuyobozi w'ikinyabiziga niba ahuye n'amatungo mu muhanda, hano batubwiye ngo kuvuza ihoni. Muri ibi bintu nibeshye ukavuza ihoni, uzamenye ko buri kibazo cyose uzavuza ihoni ku cyishe. Hano batubwiye ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Se nuvugiriza ihoni amatungo koko kizabaho azakwirakwira mu muhanda ubura aho unyura. b umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko agatambuka. c kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose, ibi byaguteza impanuka. d kuvuza ihoni ukazinyuraho witonze, nabyo wapi kabisa. Mpamvu rero hano umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko y'amatungo akabanza agatambuka. Buri gisubizo ni b. Noneho ikibazo cya 10 ngahane icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora
ahantu hose dusanze umunyamaguru turamureka akabanza agatambuka. Dore hano hari vola mfashe, ndi kwegera inzira y'abanyamaguru cyangwa kuri zebura korosingi. Icyo gihe rero icyo nzakora, nzareka abanyamaguru babanze batambuke. None batubwiye ngo ngo kwemera abanyamaguru bakambuka umuhanda, b kuvuza ihoni ugakomeza ibintu by'amahoni twabiretse, c tegereza mu nzira nyabagendwa kugeza imodoka izimye, nabyo byaba ari amakosa kuko waba wafunze izindi modoka ntizibone aho zinyura, d kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru batambuka, byo byaguteza impanuka. Hano rero ugomba kwemera abanyamaguru bakambuka umuhanda. Igisubizo ni a. Noneho ngaha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe ashaka kujya iburyo. Iyi ni yo vola mfashe, hariya iburyo hariyo umunyamaguru hakuno y'umuhanda n'umunyamaguru hakurya y'umuhanda, kandi twabonye ko ahantu hose dusanze umunyamaguru turamurika akabanza agatambuka. None batubwiye ngo gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri, b kuvuza ihoni ukongera umuvuduko, c guhagarara ukareka abanyamaguru bakambuka, d reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Hano rero igisubizo ni c, ni uguhagarara ukareka abanyamaguru bakambuka. Noneho icya 12, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Ahantu hose dusanze inzira y'abanyamaguru twabonye ko tubanza tukabareka bakabanza bagatambuka. a ni ugabanya umuvuduko mu gihe cyiza witegura guhagarara, b gukomeza ukagendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje, c kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka, d kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Ari ihoni twabyanze, ari ukwambukana umunyamaguru twabyanze, usibye no kuba bakwandikira konterevasiyo, ahubwo gushyira n'umunyamaguru mu byago nawe utiretse. Icyiza rero ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Igisubizo ni a. Noneho ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere y'uko abinyuraho? a ngo ugomba kuzinyuraho zombi, b si byiza ko yazinyuraho kubera ko atabasha kureba neza imbere ye, c ibyapa byahageze ntibimwemerera kunyuranaho, d imbere hari inzira y'abanyamaguru. Witegereje neza izi modoka zikuri imbere, uba woharinda imodoka utwaye ukaba ushaka kudepasa zino modoka ebyiri icyarimwe. Ariko nitukomeza tukareba umuhanda imbere, turareba imbere tukabona urafunze. Ntabwo tugikomeje kuwureba imbere. Buriya icyabayeho ni uko uriya muhanda wahise ucurama. Niba ucuramye rero imodoka ituruka aho ngaho hacuramye iri kuzamuka, ntabwo uyireba. Rero si byiza ko wazinyuraho utabasha kureba neza imbere. Igisubizo ni b. Noneho icya 14, ngo niyo myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa. Hano imyifatire myiza uzagira rero, hano uzitonda witegereze, niba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Igisubizo ni a. b yatubwiraga ngo ihute urenge aho abana bari hafi, ihute urenge aho abo bana bari hafi, b c komeza ugume ku muvuduko munini, d komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Usibye n'abanyamaguru, noneho iyo bigeze ku bana ugomba gushyiraho ubwitonzi bwinshi cyane, kuko hari igihe yambuka atitaye ko wowe uri hafi, akaza wari uhageze neza agahita yambukiranya umuhanda. Hano rero niba ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa, hano uzitonda witegereze, niba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Igisubizo ni a. Noneho icya 15, ngo iyo mu muhanda hashushanyijeho umurongo wera ucagaguye, a ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, b ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, c agomba guhagarika ikinyabiziga, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero imirongo yo mu muhanda, iyo tubonye umurongo ucagaguye uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Tubujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye kubera ko ntiwagendesha ikinyabiziga amapine ari hirya yacyo, hari hirya y'uwo murongo andi ari hino, kuko uwo muhanda waba uhinduye icyerekezo kimwe.
ariko umurongo ucagaguye wawurenga igihe uri kunyuranaho, ukawurenga igihe uri gukatira ibumoso bw'umuhanda, ukanawurenga igihe urimo guhindukira. aho hose ushobora kugenda urenga umurongo wera ucagaguye. udacagaguye wo birabujijwe kuwurenga, bikabujijwe no kuwugenda ibumoso kubera ko bawushyira ahantu habi nko mu makorosi niho bashyira umurongo udacagaguye. noneho iyo baduhaye umurongo ucagaguye n'udacagaguye bibangikanye biri paraleli, hano buri wese akurikiza urushijeho kumwegera. rero batubwiye ngo iyo mu muhanda hashushanyijeho umurongo wera ucagaguye, wowe uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, aricyo cyagiye uri kunyuranaho, aricyo cyagiye uri gukatira ibumoso bw'umuhanda, ari nacyo cyagiye uri guhindukira. buri gisubizo ni B. noneho ikibazo cya 16, noneho ngo icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga kimara igihe kingana gute? ibi ni bimwe twita controle technique. controle technique cyangwa controle technique imara amezi 6 kubikora ubucuruzi. za modoka ushobora gutwara ku bw'amafaranga, nka zino zitwarira abantu hamwe muri rusange, zino zitwara ibiro birengeje toni 3.5, na zino zigishirizwaho gutwara. ziriya ni imodoka zikora ubucuruzi. ibyo byose bikorerwa isuzumwa cyangwa controle technique buri mezi 6. noneho ibinyabiziga bidakora ubucuruzi babisuzumisha buri mwaka. ubu niyo modoka ushobora kugura yo kugendamo, bamwe babyita ngo ni promenade. byo ubisuzumisha buri mwaka. noneho iyo ikinyabiziga ari gishya cyaraje ari 0 kilometero, ku buryo nta kilometero na kimwe kigeze kigenda, bagisuzumisha bwa mbere na mbere nyuma y'imyaka 2. cyamara ya myaka 2 ugatangira kugikoresha amezi 6 niba gikora ubucuruzi, cyangwa ukagisuzumisha buri mwaka niba kidakora ubucuruzi. tubonye ko ibikora ubucuruzi babisuzumisha buri mezi 6, ibidakora ubucuruzi bakabisuzumisha buri mwaka, ikinyabiziga gishya bakagisuzumisha nyuma y'imyaka 2. none batubwiye icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga kimara igihe kingana gute? amezi 6 ku bikora ubucuruzi, iyo ni A. ni amezi 12 ari wo mwaka ku bidakora ubucuruzi, ariko tubona ko imyaka 2 nta kintu bayivuzeho. rero turavuga ko ibyo kuri A n'ibyo kuri B ari ibisubizo by'ukuri tubisange kuri D. noneho ngo icya 17, ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, hano ugomba gukomeza ibumoso. B, ngo kuzimya amatara maremare n'amagufi. C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. niba ucanye maremare ugahura n'indi modoka iturutse mu kindi cyerekezo, uzazimya ya matara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. uzayazimya muri make usigarana amagufi kugira utagonga, utahuma mugenzi wawe. buri gisubizo ni C. noneho ngo icya 18, ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa. A, ngo ntahari ibimenyetso bimurika. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. n'abantu ntwariye mu bimenyetso bimurika rero muri feruje, n'abantu ntwariye n'ahandi mu muhanda ntabwo ngomba gukoresha telefone. n'abantu ntwariye ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, waba uw'10 cyangwa uw'100, ntabwo nemerewe gukoresha telefone. igihe rero ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa ni igihe cyose utwaye ikinyabiziga nta byanditsemo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. no ngo kunyuranaho bibujijwe gusa. A, igihe umuhanda hagati hashushanyijeho umurongo wera ucagaguye. twabonye ko ushyira ahantu heza rwose harambuye, ntabwo kunyuranaho bibujijwe. ahubwo kunyuranaho bizaba bibujijwe igihe umuhanda hashushanyijeho umurongo wera udacagaguye. buri gisubizo ni B. noneho icya 20, ngo umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. hano umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, hano umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara. inyamaswa batubwirwa n'ingamiya, indogobe. niba utwaye iyo nyamaswa ikaba ifite inyamaswa idatuje, umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara. noneho icyo nababwira, mwakoze kureba ino video. njye babyigishaga nitwa Rora.
nkaba nkorera muri Dynamics Driving School. Murakoze cyane.